Muraho neza ni Uncle Maina wanyu nk'ibisanzwe, uyu munsi rero nje kuba update kuri dogs, update kuri dogs zikomeye cyane ndetse zihutirwa. Uyu munsi umuntu wese wakoze dogs agira ngo abe aguma ari update, agume yiteguye cyose ko ashobora guhita abikuza mu kanya. Uyu munsi rero hano turi muri Binance is a global exchange, rero naho mbabwira ati mugume muri menge kubera ko dogs kirasa ngo ahubwo uyu munsi mu saa 8 z'ijoro zitangira kubikuzwa. Urabona hano ngiyi muri kuyibona, bahizeho ko isigaje amasaha 18:39 n'amasegonda 40 kumanuka. None nkoze video nonaha habaye saa 5 z'amanywa n'iminota 20. Nawe tutangira kubara urebe uko bimeze. Wowe rero waba warakoze dogs ugakora deposit to exchange ukoresheje no Binance cyangwa indi yose, icyo ngusaba ni gukora subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo indi video yose ndi bukore cyangwa amakuru ndi butangaze uze kubona mu wa mbere, babonere ku gihe kugira nawe ubashe kuba wabikuza zino dogs. Uko nababwiye ahubwo mushatse mwamufata amadeni, icyo mbabwira cyo gende Uncle Maina bayitsaho amakuru yose ku gihe akenewe kugira namwe muyamenye ndetse munabyaza umusaruro. Rero ntiwibagirwe gusiga like kuri iyi video, comment niyo nkunga ikomeye cyane umpaye nkanjye yo guhitsaho amakuru ku gihe. Murakoze kuri ino video, ubwo naha mukanya cyangwa turi kubikuza nkabahitsaho amakuru. Icyo ngusaba ni ukuba warakanze subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo buri kantu kose nyakugezaho ku gihe. Urabona naha yamaze kuba listed tayari. Urabona ahantu hose rigiye iriho, ngiyi muri kuyibona dogs so mana wanjye ndi kuvuga ngo mufate ideni nkumva nanjye ahubwo kanshaka ngiye kurifata. Dogs igiye kuyaduha abantu mwayimayina inzovu kera, icyo mbabwira cyo nyine imbaraga mwakoresheje ubu ngubu mugeze byara umusaruro. Gusa dogs yaragucitse, izindi nyinshi zimeze nkazo rwose, izindi nyinshi zimeze nkazo kandi nazo zishobora kuba listed bitungwa nkuko ino dogs yadutunguye nk'ahantu tutarayimayininze cyane. Hano ngizi zose murazibona, hari cats ngiyi iminwa imeze nka dogs, hakaba ndihera n'iyi pigs nayo imeze nka dogs, hari niyo bita goat. Bumva n'utu tunyamaswa twitondere tumayininge vuba. Iyi pigs ndabakora video ndaploadinga mu kanya nimugoroba. Pigs nayo ndabakorera, cats nayo bakorera kuri channel, nawe ugenda uyirebe natangiye mining nk'ibisanzwe. Registration link ziba ziri muri comment, niho mugenda musanga amalink yo kwinjiriraho. Dogs zose nirwo mba registration link kuko ngubu ntabwo umuntu mushya ari kwemerwa, ahubwo bisa umuntu warayikoze akaba ari we uyikomeza akanabikuza. Ngubu icyo nababwira ni ukora cats n'amapigs n'amagoti kugira ngo mupime amahirwe murebe ko namwe mwazabikuza kuriya munsi nk'ano masaha asigaye. Ngubu none hano ko tukideye igihe kinini na ubusa buke busigaye kabisa. Mwakoze kuri ino video rero, ntiwagire usiga like video na comment, niyo mwikomeye cyane umpaye. Wakoze cyane ndetse mbaye nanagushimiye kuba warebye ino video ndetse let's enjoy, inshallah Imana idufashemo kabisa. Murakoze cyane.